muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Aya ni mugoroba, uyu mwana Elizabeth yicaranye na karumuna kanga muri salo. Muri ako kanya hari inzoka yisiza. Ni inzoka nini cyane, itangira kurebuzwa hirya no hino irabya karimi, ndetse ireba ko nta muntu uri hafi aho ngaho. Mu minota nk'iyo guhumbya inzoka yatangiye kwivumbagatanya. Uko yakomeje kwivumbagatanya hahise havamo umukobwa mwiza. Gusa nanone no mukobwa nawe bigaragara ko adasanzwe. Aba bana batangiye kugira ubwoba. Tekereza abana nk'abo ngabo babonye umukobwa ubari impande bakagira ubwoba, kandi mu busanzwe tuzi ko abana bato nk'aba baba bashakanye n'umuntu bitaho. Bari bicare hano muri salo rwose, mama wabo yibereye mu gikoni nawe arimo arateka. Uyu mukobwa atangira guhuma, ndetse yari afite amajwi nyine nk'ay'inyamaswa, ntabwo yashoboraga kuba yavuga nk'umuntu. Arimo avuga ati mama wanyu ari hehe? Ati mama wanyu ari hehe? Ntihagire n'umuza kumubwira ibyabaye. Ati ntuze kuvuga ko nageze ahangaha, ndi kubona ari wowe usa n'ufite ubwenge. Nokanya kimara kubivuga, Elizabeth yahise ahaguruka kuri ya ntebe agenda yirukanka aravuga ati ahubwo urankabije, reka ngende noneho njye kumubwira. Ubwo bidatinze akimara kuva hano muri salo, uyu mukobwa yahise asigarana na ka karumuna ka Betty aza gasatira. Ndetse uko yakomezaga guhuma cyane, wibuke neza umwana muto niyo yaba ari inyamaswa, hari abana bataba batinya, kuko n'undi watabaza ibyari byo ataba afite ubwango kiramurya, we nta bwoba yari afite. Uyu mukobwa akomeza kugenda amwigororaho, agenda amwigororaho, ariko byose yakoraga. Wibuke Betty uriya Elizabeth yagiye kumurega, n'undi yagiye kubibwira mama we ko hari umuntu udasanzwe yaje muri ino nzu. Byose yagiye kubivuga. Kakana gato katangiye kurira, ariko n'ubundi kagerageza kurira amajwi yako ntagere kure. Amajwi yako yagarukiraga muri icyo cyumba. Noneho byari bitandukanye cyane n'igikoni ahantu mama wabo yabaga ari gutekera. N'undi ntabwo yari kubyumva kuko hari kure cyane. Ibyo bidatinze uyu mukobwa akomeza guhuma, ndetse akomeza anafinina nk'inzoka. Kakana disi ndebera ukuntu abana ari beza, ntacyo bikabwiye. Kahise kazanga gatangira kwifatira telefone, rwose wagira ngo nta n'icyabaye kidasanzwe. Ariko kamwitegereje kakabona umuntu uragari guhuma, n'undi ntabwo kari kazi byari byo, karabyihoreye gakomeza kugerageza kwifatira telefone. Uyu nawe akomeza guhuma avuga ati wakana we ntabwo ufite muri aka kanya? Ati kigaragara cyo usa nkaho ntabwo bufite. Ati ariko siko muri aka kanya ngiye kukujyana, uraza kurenza iki? Muri aka kanya ngiye guhita ngufata nkujyane. Ati kandi niwanyu ntabwo bari buze kumenya ibyabaye. Tuvuye kuri rwa ruhande tugaruka mu gikoni, aho mama wa bano bana yari yibereye rwose kuri TikTok ari live. Arimo avuga ati ni mu following, ati ni mu follow, mumpe n'ama like menshi. Ati ni mu following, mumpe na like. Iyi TikTok ni mu sharing igere kure abantu benshi bayizeho. Ni mu sharinga ndetse muna tapping. Ari n'amagambo yari kwivugira, abantu mukuze kujya live kuri TikTok murabizi. Ati mutapinge twuzuze ibihumbi 100. Ati please ni mubinkoreye mu following, ni mukanda ku kamenyetso ko guteranya, hanyuma rero mukande naho ngaho kuri liking. Mukomeze mukande cyane muri screen zanyu, mukomeze mutapinge kenshi cyane muri screen zanyu. Ati ni mutapinge muna sharing. Niyo magambo mama wabari abana yari kwivugira. Ndetse uko ari kuvuga ibi ngibi ntagazi ko mu nzu ye hinjiriwe, ntagazi ko mu nzu ye hinjiyemo umuntu udasanzwe, nakuriya ntago twamwita umuntu. Ati murakaze neza kuri live yanjye. Ati live izagiye baburi wa gatatu na buri wa gatanu saa 12 za nimugoroba. Ati rero ni muze mu following, muze munayisharing, muyisharing abantu barenze 5 cyangwa 10. Ibyo byose nta magambo yavugaga. Muri ako kanya kiri aho ngaho Elizabeth yaje kumureba, ndetse mu kumara kuza asanga nyina rwose yaryoshye, asanga TikTok yaryoshye, asanga yahimbawe cyane. Ibyacu bidatinze ntago uno mwana yiri wajijinganya, yaraje atangira kumufata, aravuga ati mom please. Ariko n'ubundi nyina ntago yari amwitayeho, yari afite ibyo yibereyemo. TikTok rwose yari yamutwaye, nta nubwo yanibukaga ko afite abana. Ndetse uyu mwana akomeza kumukomanga ati mama hari umuntu winjiye muri ino nzu udasanzwe. Ariko n'ubundi kano kana kabivuga kadidimanga bitumvikana neza. Nyina araje aravuga ati ariko Elizabeth imbere wanteshereje umutwe ntabwo ujye ubisoza, genda uri kumwe n'umwana mu kanya gato ndaje. Ati mama please, ati ndakwingiza hari umuntu yinjiye muri ino nzu. Ati noneho umuntu umeze nk'inyamaswa. Ariko n'ubundi ibyo byose byari by'ubusa,
bitewe n'uko mama we nta kintu na kimwe yari yitayeho, nta nubwo yari akeneye no kubyumva. Uyu mwana arakomeza aravuga ati mamu tambuka hari imbere, ati mamu ndakwinginze mamu, ariko n'ubundi ibyo byose bikaba iby'ubusa. Undebere nawe. Uyu mwana amaze kurambirwa, amaze kubona ko n'ubundi mama we nta kintu na kimwe yitayeho, yaravuze ati ariko mama wakwihanganye kuko ukanyumva muri aka kanya, ariko nyina nawe ati nimutapinge musharinga, ati nimukande like ndetse nimunafollowing kugira ngo live y'ubutaha muzabe muhari, kugira ngo live y'ubutaha nzabereke utuntu udushya n'udushya. Atubwire ko kubw'iyo mpamvu niba utarafollowing uri gucikanwa, niba utarakanda kuri like nagira nkubwiye ko rwose uri gucikanwa. Ati shobora kuguha aba followers baturutse iwanjye muri aka kanya, ati rero niba ushaka kubona aba followers baturutse iwanjye gwino kuri ino live yanjye. Ndetse umwana yakomeza kumukoraho nyina akavuga ati Elizabeth ndeka wimvangira, reka kunyicira ibintu, niba ndi kuri live jya umenya nyine buryo ki witwara. Ati nimuze mwese musharinga. Uyu mwana aravuga ati asye n'undi niyo yayo, mama ntago ari kubyemera. Umwana yahise ufata umwanzuro wo kugaruka muri salo, wenda aza kureba ko hari imyanzuro yafata, arebe ko yatabara uno mwana. Ese araza gufata iyihe myanzuro? Feri ya mbere akimara kugira muri salo, yasanze wa mukobwa yatangiye kwiyegereza uno mwana, yatangiye no kumwifatishaho. Umwana nawe ntiyamugiye kure, uyu mukobwa yatangiye kumusomagura. Kandi wibuke neza iminwa yiwe ni ya Satani, kuko twabonye ari inzoka, uno mukobwa yihindura mu nzoka. Agakana karaje gateka mukubita urushyi karavuga ati reka gusomana na murumuna wanjye se nyine. Uyu mukobwa atangira guhinduka, uko yahindukaga ni nako yafurutaga, agenda azamura amajwi y'ibinyamaswa. Uyu mwana aravuga ati ndakwirukanye, isohoka mu nzu y'iwacu, vanga se nyine genda. Ati ubundi cyaje mwangari nda wakibwiye. Uyu mwana niko yari ari kwivugira. Uyu atangira gufuruta avuga ati ndashaka murumuna wawe kandi ntabwo ndibuze kumusiga, ngomba kuza gusohoka muri ino nzu musohokanye mujyanye, kubera ko ntabwo ndibuze kumusiga. Kandi nawe ntuze kubivuga, ntuze kugerageza kuba wabibwira mama wawe, kubera ko kubivuga niko kabi, uraza kuba wabizira. Uze kwicecekera rero, ibi ntago ari buze kumenya uko byagenze, mundekere ndaza kumujyana. Ati reka ntago namureka, ntago uri buze gutwara murumuna wanjye ndeba, ndaza kuba ndi hafi yiwe kandi nta kibi kiri buze kumubaho. Ibyo by'ubanza ubimenya. Aka kana niko kamubwiraga, nakubwiye ngo uno mwana azi ubwenge cyane. Ati ntago uri buze kumujyana. Uyu mukobwa agakora ibishoboka byose kugira ngo abe yatera ubwoba Elizabeth, ariko nanone Elizabeth akavuga ati ibyo nibyo uri kwigira, rega genda dusohokere mu nzu, sohoka hano mu nzu nibyo uri kwigira. Uyu mwana we nta nubwo yanatekerezaga ko wenda ari nk'ikiyoka, ariko yaravuga ati genda nibyo uri kwigira, reka umwana wacu usohoka, genda mureke wenyine. Ka kana gato yari wagira ntikazi n'ibiri kuba, ntacyo bikabwiye. Kagiye gakambakamba kajya munsi y'uno mukobwa, wa mukobwa wihindura inzoka, kagenda gakambakamba kamusatira. Uko kamusatira ari nako nawe ari kuvuga ati mva ngwino ahangaha niho ngukeneye muri aka kanya. Uyu mukobwa bidatinze yese atangira guterura ka kana, aravuga ati ubu namaze kumufaterega, ati ubu igisigaye no kumujyana, kandi uze kubwira mama wawe ko igihe nzamugarurira azaba mubona muri aka kanya, ariko ntago ari uwanyu. Uyu mwana aravuga ati reka uwo mwana agira vuba vuba se. Elizabeth niko yavuze. Uyu mukobwa ajya kumukanga Elizabeth nta bwoba na buke yagira, akavuga ati urankoraho iki se? Ati ntacyo uri bunkoreho, reka murumuna wanjye. Uyu mwana Elizabeth karwana tabara karumuna ke, ndetse yaragiye aragaterura. Uyu mukobwa ajya gukanga Elizabeth agasanga Elizabeth nta bwoba agira, ahubwo Elizabeth aterura murumuna we, aramukura amuvana kuri ya ntebe bari bicayeho, amwicaza hasi. Aravuga ati reka musaza, reka murumuna wanjye. Uyu mukobwa nawe akagenda amusatira, ariko n'ubundi mu kumusatira Elizabeth akamubwira ko nta bwoba afite muri aka kanya. Akamubwira ati nta bwoba mfite rega, nibyo uri kwigira uri kuza udukanga rero ugira ngo ntabwo uri buze kudukanga ngo twemereye. Ibyo byose nibyo Elizabeth yavugaga. Wa mukobwa amaze kubona ko umwana bamutwaye, yahise amanuka ku ntebe, ntabwo yashobora kugenda n'amaguru ye, ntabwo byashobokaga, nyine yagombaga kugenda yikurura gutya, akagenda kambakamba mu gihe atihinduye inzoka. Ariko yaba yihinduye inzoka akagenda agendesha inda. Muri ako kanya uyu mwana Elizabeth arimo agerageza gucikisha murumuna we, wa mukobwa nta kindi yahise akora, yahise amufata akaguru, aravuga ati ntawe uri mu bujyane, ati mugumisha ngaha, nta hantu hamwe ufite yo kuba wamujyana, kubera yuko ntabwo uri buze kumuncikana. Elizabeth abonye imbaraga zishize, nta kindi yahise akora,
yahise asiga karumuna kangaha arongera agaruka mu cyumba nanone. Ariko nanone uyu mukobwa we ntago yigeze ari kuno mwana kuko ngo niyo misiyo yamuzanye, agomba kumutwara byakwanga byakunda. Ibyo bakora byose ntago ari buze kuva muri runo rugo amusize, kuko ngo baraza kujyana hari buze kujya hose. Ibyo bidatinze barakwereka uyu mukobwa uko yakomezaga gukora ibi byose niko yabaga ari kuryigiye, kuko Elizabeth nawe yabaga yasubiye mu cyumba yagiye kureba ikintu ari buze kumukubita. Ariko se ari buze kukibona? Niba ari ubwa mbere wari ugeze kuri channel kandi subscribe ukande nawe kuri like kugira ngo ujye ukomeza urebe filime nk'izi ngizi. Elizabeth yageze mu cyumba buri kintu na kimwe yajyana, ndetse mu kuhagera yahise yongera agaruka kureba mama we. Aravuga ati mom please ngwino ufashe, ngwino tugende tujye gutabara murumuna wanjye. Ati muri aka kanya ntago ameze neza, hari umukobwa waje kumutwara. Ariko nyina nawe ati mutapige munasharinga, ati nimusharingi live ndashaka kwizwaho abantu benshi cyane, ndashaka iri buze kugera kure. Niyo live ya mbere nari nkoze, rero ndashaka ko mwese muri buze kuba muri hafi muka following kandi namwe mu followingana. Ati followinga nku following, ati marayike nanjye nguhe like, ati ndetse yisharinge ugere ku bantu benshi cyane. Ariko n'ubundi byose yakoraga abantu nyine bari bataranazaho, hari hamaze kuzaho bake cyane, abantu bagera mu 9. Nawe rero yirindaga kurangara kugira ngo bataza guhita bavaho, agakomeza basigasira kugira ngo baze kuguma online. Bidatinze uyu mwana nawe ni nako yabaga ari guharanira kuvuga ati mama ngwino tugende. Ariko nyina ati wapi, wa mwana we ndeka genda uri kumwe na murumuna wawe. Ayo magambo yakomezaga kumubwira agatuma Elizabeth yibaza ikiri buze gukorwa. Yaranarambiwe agira harananirwa. Ndebere no mubyeyi wundi uyu mubyeyi ni nyabaki mwabantu, kandi ibintu nk'ibi ngibi bireze. Ugasaba umuntu yibereye kuri TikTok ntago azi biri kubera mu rugo iwe, nta nubwo azi ngo abana bameze bate. Ugasanga nyine nk'umuntu wo mu mama cyangwa se wo mu papa ku rundi ruhande abyutse mu gitondo aragiye akora karimo k'udusaha 2, aragarutse guhera mu gitondo ugasanga yiriwe kuri TikTok paka na nijoro. Amasaha y'ijoro yagira akajya kwiryamira. Abantu nk'abo ngabo bariho cyane kandi muzagenda munababona. Rero ntaho batandukaniye n'uyu mu mama, nawe yirengagije kujya gutabara umwana we, nawe yirengagije kumva ibyo umwana bamubwira, ndetse ukaba ureba ibiri kuba byose. Anga Elizabeth akomeje kumuhamagara aranarambirwa. Yageze haranarambirwa aribaza se mbigenze gute, atuma mbikoreho iki. Ariko nanone ibyo byose nta kintu kimwe byari kumugezaho, kuko nyina nta gahunda yari afite yo kuza kujyana nawe. Uyu mwana yafashe umwanzuro avuga ati okay niba wabyanze reka nigendere. Ariko nanone umwana nawe aravuga ati reka mvanze ndeho hari ibintu bundi mama arimo ni ibiki. Uyu mwana aratekereza, hari ijwi ryamuvugiyemo ati genda mu kabati ukuremo Bibiliya. Wumve neza, ati genda mu kabati ukuremo Bibiliya. Uyu mwana n'ijwi rimuvugiyemo nawe ntabwo azahanura ituruze. Arangije arabitekerezaho aravuga ati okay, kandi mugani Yesu agenda mu kabati ajya gukuramo Bibiliya nkuko iryo jwi ryari ribimubwiye. Ndetse mu kumara kugira mu kabati yarabanje areba mu kambere, mu kurebamo asanga Bibiliya nta yirimo, ahubwo hibereyemo amasharijeri, hibereyemo ekuteri, hibereyemo n'ibindi bintu. Aravuga ati ntago ari ibingi nkeneye muri aka kanya. Ndetse uyu mwana bakimara kumubwira Bibiliya Yesu atangira kwibuka nyine ibintu bya kera yigaga ubwo yajyaga kwiga. Abarimu buri nabo ni ingirakamaro kubera ko ibintu bigisha abana usanga hanini ari nabyo bibafasha hazaza habo. Ati kubera iki? Nduba nk'uno mwana yatangiye kwiga ijambo ry'Imana kimara kugera ku ishuri, ariko muri aka kanya ijwi riramubwira ati genda ufate Bibiliya. Ahita avumbura ibyari byo, kubera yuko urano mu ishuri bigishamo ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana bigisha n'abana bato yarega mwuka wera bazamo akaba yababonekeramo. Ntago bikunze kuba ku bakuru gusa, n'abato yabibabamo, kubera yuko buri umwana muto nawe afite ukwizera. Ibyacu bidatinze wa mwana kuko yaraje afata Bibiliya nkuko ryajwi rimaze kubimubwira, nawe amrangije araza abumbura umurongo ahangaha. Ndetse mu kurebamo yarabanje ashyiramo agapapuro. Ibyo byose ari gukora ntago ari we wari uri kubyikoresha, ahubwo hari ijwi ryari riri kumwongora rimubwira ati kora ibi ngibi. Arangije araza akingura rwa rugi rugaruka muri saro, agomba kuza agakoresha Bibiliya ibyo iryo jwi riri buze kuba ryamubwira. Ibyo bimaze kuba wa mwana yahise agaruka muri saro. Witegereze ureba akantu ku kandi,
ndetse mu kumara kuhagera n'ubundi yasanze wa mukobwa agihari akiri kureshyareshya ka kana k'agahinja gatoya, akiri kukarishareshya akabwira tumva humura wigira ubwoba, humura ndi kumwe nawe, ka kana nako katwawe nta nubwo kigeze kamutinya wapi, abo kamuri iruhande yagerageje kugaterura ngo akajyane, ndetse bisa nkaho yamaze kukazengereza, bisa nkaho ubwonko bwako yatangiye kugenda bwiharira. Wa mwana yazanye ya Bibiliya, ndetse hari amagambo yamuvugiyemo aramubwira ati genda uzengurutse iyo Bibiliya aho ngaho, banza uzenguruke urwo ruhande rwose, niwamara kuruzenguruka uwo mukobwa muzenguruke nyagasani, hanyuma rero uzuyitereke hahandi watangiriye. Ibyo byasaga nkaho uriya mukobwa wamushyize mu ruziga, nta hantu namwe yashoboraga kuba yarenga. Ahantu hose uno mwana yazengurutse afite iriya Bibiliya, no mukobwa nta mbaraga yari afite zo kuba zaharenga, nyine yagombaga kugumya hahagaze, yajya inyuma inkuba zigakubita zikamukubita agashya, yajya imbere naho agashya, buri hamwe hose yageragezaga kuba yajya yahita agashya, inkuba zatangiye gukubita, nawe ubwoba buramutaha, ubwoba buramurenga, inkuba zitangira gukubita cyane. Ibi byose iyo ataza kuba kubw'uriya mwana, nagira nkubwire ko aka gahinja gatoya rwose kaba kabitegendeyemo, ntabwo nzi ko rwose kakabaye karokoze. Ariko Elizabeth kubera ukwizera ko yari afite ndetse n'umuhate mwinshi wo gushaka gutabara murumuna we, byaje kumufasha kuba yatsinda rino gini ry'umukobwa. Nyuma na nyuma byaje kurangira wa mukobwa bamwirukanye, za nkuba zarakubise cyane ziramwirukana, ndetse ka kana gatoya bitewe n'ibintu bibereye aha ngaha katangiye kurira cyane, amarira yatangiye kuza, ndetse n'uyu Elizabeth nawe ntabwo yasigaye, nawe yararize, yarari kwibaza ibintu biri kujya mbere aha ngaha mu rugo rw'iwabo, biramurenga cyane, nawe byari byamurenze. Arangije atangira guhamagara mama wabo, ndetse mama wabo agiye kumva yumva abana be bose bari kurira. Feri ya mbere wa mwana Elizabeth yahise agenda yirukanka ajya kureba mama we, ari mu rugendo bahise bahurira aha ngaha, aravuga ati mwana wanjye kuki uri kurira, ibi byose uri kubiterwa n'iki, niyo mpamvu iri kugutera kuba warira. Uyu yitegereje imbere abona karumuna ka Elizabeth nabwo karimo kararira, aravuga ati se mwese mwabaye icyo ubundi. Uyu mudamu ntago azi ibiri kujya mbere, ntabwo azi intambara bari kurwana, kumbi bari mu rugamba rutoroshye. Mu gihe uyu we yari yibereye kuri TikTok ari kwivugira ati ni mu following nanjye ndabafollowinga, undebere ukuntu umwana we yarwanya intambara ikomeye cyane. Babyeyi mujye muba hafi y'abana banyu, kandi nanone mujye mwumva ibyo abana banyu bababwira igihe biri ngombwa, mugende mu byanarize murebe kuko niba bari kubabeshya cyangwa batababeshya, kubera ko hari igihe umwana avuga ibintu ugasanga ibintu avuze ni ukuri, ariko nanone tutirengagije ko hari n'abandi bavuga ibintu ugasanga barabeshya. Rero ni nayo mpamvu nanjye nakubwiye ati ujye ubanza usesengura urebe neza ibintu umwana wari kukubwira, urebe niba ari ukuri cyangwa atari ukuri, kuko akenshi hari igihe ibintu aba akubwira biba ari ukuri. Ibyacu bidatinze Yesu afata abana atangira kubahumuriza, atangira kubabwira ati mama wanyu ari hafi aha ngaha, ati ndi kumwe namwe, kandi nta kibi kiri buze kubabaho, nta kintu na kimwe kibi kiri bubabeho. Aba bana bari batangiye no kugira ubwoba, ndetse umudamu arangije aravuga ati Elizabeth hari habaye icyo ubundi, niki kiri kujya mbere cyari cyabaye aha ngaha. Wa mwana Elizabeth aramubwira ati ni umukobwa wari waje muri runo rugo, ariko nanone igihe nakubwiraga wanyihoreye, hari imbaraga zamvugiyemo cyangwa se ijwi numvise rirangije rintegeka kuzana Bibiliya, none nahise mwirukana. Ndetse uyu mama wabo arangije avuga ati mu izina rya Yesu, ati umukobwa yari ateye atameze ate. Agakana karamubwira ati yabanje kuza ameze nk'inzoka, ati inzoka gukura komeze Elizabeth, ati cyane rwose, atumva ni muhumure rwose, ndi mu ruhande rwanyu, muri aka kanya muri kumwe na mama wanyu, nta kibi kiri buze kubabaho. Ati sibyo mwana wanjye, ati yego mama, ariko nanone ntabwo byari bikwiye ko bari banagize ubwoba bwo ntabwo bwari kubura ku bana nk'aba ngaba, bitewe n'ibintu byari biri kuba zira nkuba zari ziri gukubita, n'imirabyo iri kurabya ku bwinshi, uri kubyumva nyine bagombaga no kugiramo ubwoba. Ariko nanone isomo ry'uno munsi nizere ko mwamenye ko kwita ku bana bawe ari ingenzi kuruta uko wakwita ku bindi byose, cyane cyane ba bantu bakunze kwita ku mbuga nkoranyambaga kuruta uko bita ku miryango yabo. Nizere ko muboneye imisomo. N'ubutaha iyi nkuru rwose ndabashimiye ko twabanye namwe, ndetse reka ngende mbategurire indi nkuru nayo iryoshye, inkuru nayo irimo inyigisho. Tuzahura ubutaha. Ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha. Shimira mwebwe mwese twabanye, ndetse Imana ibongerere ibakubira inshuro zitabarika. Mwarakoze cyane kubana natwe kuva igitangira kugeza na n'ubu.
ciao ciao, ndabakunda cyane.